Mbahaye ikaze mwe mudahwema gukurikira Ivy Scholars TV Rwanda. Nk'ibisanzwe rero ni amakuru ya kaminuza ndetse n'ama application abagezweho. Nk'uko mwabibonye hari itangazo ryasohotse ku bantu bakoze application muri University of Rwanda mushaka gusaba inguzanyo cyangwa se abenshi mwita buruse. Buruse rero kuyisaba bimeze bite, nibyo tugiye kuganiraho, inzira zose wacamo kugira ngo ubone buruse, uzirinde mistake iyo ari yo yose kugira ngo utazabura buruse. Rero hari steps ucamo kugira ngo usabe iyo buruse, cyangwa se hari inzira bacamo, hari link batanze yo kwa applyinga ugomba gucaho. Ibyo byose nibyo tugiye kuza tukaba twabahereza nk'abantu bacu mudahwema kudukurikira. Niba ari ubwa mbere rero kora subscribe kuri Ivy Scholars, niba waramaze gukora subscribe nawe ndagushimiye. Reka tubanze dutangire n'iri tangazo rya HEC cyangwa se Higher Education Council, akaba ari ikigo gishinzwe amashuri makuru na kaminuza hano mu Rwanda. Bashyize rero itangazo rihamagarira abifuza cyangwa se abashaka gusaba buruse cyangwa se inguzanyo ko batangira kwa applyinga inguzanyo. Batangiye mu itangazo bavuga ngo itangazo rireba bifuza gusaba inguzanyo yo kwiga muri kaminuza y'u Rwanda University of Rwanda mu mwaka w'amashuri wa 2025. Ubuyobozi bw'ikigo gishinzwe amashuri makuru mu Rwanda HEC Higher Education Council buramenyesha abanyeshuri barangije amashuri yisumbuye mu mwaka wa 2025 bakaba bemerewe kwiga muri kaminuza y'u Rwanda University of Rwanda cyangwa se barabaye admitted. Ubwo urumva ntabwo wasaba HEC loan cyangwa se inguzanyo utarabaye admitted muri UR. Ubwo birareba umuntu wese wamaze kuba yaba admitted. Rero gusaba inguzanyo bizatangira ku itariki 11 z'ukwa 10 uyu mwaka kugeza kuri 17 z'ukwa 10. Izo tariki tuvuze rero nuzirenze utarasaba inguzanyo warabaye admitted, ubwo urumva admission leta yawe cyangwa se rwose ubusabe bwawe bwo kujya kwiga muri University of Rwanda uzaba burangiye cyangwa se uzaba uziyishyurira nudasaba iyi nguzanyo. Hasi rero batanze link kusaba inguzanyo acaho. Usaba inguzanyo agomba kuba yaramaze kwemererwa umwanya cyangwa se admission muri kaminuza y'u Rwanda. Gusaba inguzanyo bikorwa hakoreshejwe umurongo wa internet cyangwa se link batanze, ariyo iyi ngiyi turi buze no gushyira muri comment. Umuntu uri buze kuyikenera aze kunyandikira muri comment tuze kuyimuha, cyangwa se n'undi wese ushaka ko twamukorera application nawe yatwandikira, ndaza kubaha contact muri comment ku buryo wanatwandikira tukagufasha gukora application. Usaba inguzanyo agomba kuzuza neza amakuru yose asabwa. Nkuko rero mubizi application yose ugomba gushyiramo amakuru ya nyayo, bishyizemo ayataranyayo rwose urabihanirwa. Ubusabe bwujuje nabi cyangwa butujuje ibisabwa ntabwo buzasuzumwa. Ubwo urumva nukora application nabi rwose ntabwo bazirirwa bacekinga ibyo washyizemo. Niyo mpamvu bamwe rero tubashishikariza yuko mwaduhamagara tukabafasha mu kwa applyinga kugira ngo uzajye kwica ibintu, kandi hari umuntu wagufasha ubizi neza, watanga ibintu bakabikora neza cyane. Abemerewe gusaba inguzanyo ni abarangije amashuri yisumbuye muri 2025 gusa. Ubwo urumva ntabwo tuvuze aba 2024, ni aba 2025 basoje uyu mwaka cyangwa se atari aba 2024, n'abahawe equivalence ya NESA yerekana ko barangije muri 2025 kubize hanze. Abize hanze rero bo bagaragaza equivalence, ariko mwebwe ku ufite research slip rwose birahagije. Abemerewe gusaba inguzanyo ni abanyarwanda gusa kandi bafite indangamuntu. Ubwo urumva kugira ngo usabe inguzanyo ni ukugomba kuba ufite na ID yawe ikubaruyeho mu mazina yawe. Abafite equivalence basabwa kuzuza neza amakuru yabo, harimo nimero y'indangamuntu, nimero ya equivalence ahuzwa na index number n'andi makuru yose yasabwe. Bikorewe Kigali kuwa 10 z'ukwa 10 2025. Bikorwa n'umuyobozi mukuru Dr. Edward Kadozi